nongeye kugusuhuza kandi nongera no kuguha ikaze muri aka kanya k'iki kiganiro. Aka kanya rero ngiye kukugezaho business 5 wakora ukavanamo amafaranga kandi yagutunga, akagutungana n'abawe, akagutungana n'inshuti n'umuryango wawe niba ufite, niba utanawufite, kandi yakubera itangiriro ry'ubuzima bwawe mu minsi iri imbere, kandi izi neza ko iyo business nuyikora itazagupfira ubusa. Izi business impamvu ngizikubwiye ko ari 5 nuko nanjye nazitekereje, ndavuga inti muri izi 5 ngiye kuvanamo imwe nakora kandi izangirira umumaro nyuma y'uyu musozo y'iki kiganiro. Ndakubwira iyo nahisemo kugira ngo nawe ubashe kwihitamo, kandi nzi neza ko izi business ikora 5 ngiye kukubwira uri buze kuvanamo iyakugirira umumaro, cyane ko wanasanga harimo izo nawe watekerezaga tugahita tuza kuzihurizaho, kandi ni business nziza zitatuvunye zitanatubangamiye. Tugiye gukora business 5, tugiye kubanza nzibanyuriremo tuzigeho, ubundi nzivugeho nawe uzumve, ubundi nakubwira iki. Kora subscribe, like, share ndetse na comment. Hasi muri comment wandikeho niba business wahisemo iyo ariyo, nanjye nkuko nza kukubwira iyo ariyo, nawe wandike uvuga uti nanjye ndabona yangira umumaro iyo nahisemo iyi ngiyi. Kora subscribe hasi aho ngaho, ubundi uko nuko ukazogera. Ubundi nakubwira iki rero, reka dutangire na business ya mbere uko ari 5, uko nazitangiriyeho, uko nazizeho, uko nazitekereje, uko zose nazikunze, ariko hakaza kuvamo imwe yonyine nabashije guhitamo. Ariko mbere kugira ngo nzibabwire, banza umenye iki kintu, impamvu nahisemo izi business uko ari 5 kugira ngo mbashe kuvanamo imwe yangirira umumaro muri izi ngizi uko ari 5, nuko hari ibintu nigeze kubabwirana n'ubu ngubu nkigenderaho, ngira ngo nawe ubashe kugenderaho. Business wakora muri kino gihe cyangwa se muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ni business nziza wakora, ni business wakora ukabona amafaranga ku munsi, ukavuga uti ku munsi ndungutse, ku munsi mbonye amafaranga, ntabwo navunikiye ubusa, ayo mafaranga ndayakoreye. Ntuzakore business utazabona inyungu ku munsi cyangwa se mu cyumweru, uzategereza ko izo business uzabona amafaranga mu gihe runaka utazi niba zanataha. Uzakore business uzavuga uti ku munsi nibura ntahanye inyungu yimeye, kuko uwo munsi uzagenda wishima uvuga uti ndungutse cyangwa se ndagaye kuko nta kintu umunsi nakoreye. Nibura mu mishinga uri gutegura yose, ari nayo ngiye kukubwira y'aka kanya, nuko ari business uzajya ubona inyungu yawe ku munsi. Bona nubwo wakora ukageza saa 6 ukavuga uti ntacyo, kuva saa 6 zigeze maze kubuka 10,000, reka nitahire cyangwa se mbe duhuka cyangwa se ngire gute, ariko uzi ko uwo munsi wabonye amafaranga. Ntuzakore business itazaguha inyungu yawe ku munsi, kandi ntuzakore business uzabona ngo nzakorera amara igihe runaka ubundi mbona amafaranga. Oya, kora izaguha inyungu ku munsi. Dore business ya mbere rero nabonye itagusaba igishoro cyinshi kandi ugakora utanavunitse, ni business yo gushinga kantine. Gushinga ahantu uzajya utanga amata, icyayi, niba ari igikoma ugatanga amandazi, ibyo ngibyo ukabyikorera ku mafaranga ya make. Nzi ko ibyo bintu bizagusaba igishoro gito gihagije. Ibyo bintu impamvu nabitekereje ni uko muri society muri rusange usanga abantu dushaka kunywa amata cyangwa se ugashaka kunywa icyayi, umwana akenera amandazi, umugati se, ibiki. Ibyo nubyikorera, cyane ko n'ifarini igura make, we wabyikoreye, ura nubwo washaka umwana akagufasha. Ifarini igira amafaranga, ifarini irabyimba, ivamo ibikorwa, ivamo imigati myinshi cyangwa se amandazi menshi. Wabyikoreye wabona amafaranga. Ikindi cyatumye ntekereza kantine, urabona abantu twese aho tugenda mu mihanda uba ukeneye kwiramira. Iyo utabashije kujya kurya, byanze bikunze uravuga uti reka njye kunywa amata hariya. Iyo ufite amata meza, byanze bikunze bikoranye isuku, ibyo bintu byagira amafaranga. Iyo ni business natekereje yo gushinga ka kantine ahantu runaka, nibura nkakicaraho, kandi nzi neza ko ku munsi niba nakoze ifarini y'5 nkamenya ngo navanyemo amandazi aya n'aya, curuje litiro z'amata izi n'izi, curuje icyayi kingana gitya, curuje iki, byanze bikunze ku munsi nzabona inyungu, numve ko uyu munsi nkoreye amafaranga angana gutya na gutya, nkamenya ngo ndimo ndunguka cyangwa ndimo ndahomba. Icyo gihe iyo kantine impamvu nayitekereje gutya. Ikintu cya kabiri rero natekereje kuba nakora kandi nkabona nacyo cyagira amafaranga, ni ikintu cyitwa gucuruza imyenda y'abana. Si imyenda y'abana, ni imyenda iciriritse kubera igishoro gike afite. Hari abantu basabye ngo ufite amafaranga 100,000 washora iki? Aha ayo mafaranga 100,000 niyo mpamvu nanjye nayizeho, ndavuga nti ndamutse mfite amafaranga 100,000 ni iki nayakoresha.
ndebye nsanga ngize ikaraga kantine cyangwa se nkaba mfite ahantu ncuruza imyenda y'abana nkayivanga n'utugofero, udusogisi se, furari. Ni imyenda iciriritse kandi igira amafaranga byihuse. Impamvu natekereje imyenda, buriya abantu bacuruza imyenda cyangwa se icyiza cy'ibingibi impamvu nabitekereje ni uko ubirangura ku giciro kitazwi. Buriya ikintu waranguye ku giciro kitazwi nawe ukigurisha ku giciro cy'umuntu ku mafaranga wifuza, cyane ko nawe batayazi uko waranguye n'inyungu yawe. Ntabwo umuntu naza akagura furari y'icyatanu yenda nayiranguye 500, ntabwo azamenye ko nayiranguye amafaranga 500. Ariko ninjya kurangura umugati cyangwa se irindazi, bizaba bizwi ko naguze ipaki kuri 500, noneho menye ngo umuntu afasheho 100. Ariko umwenda waguranguye ku giciro cyawe na nyir'ubwite mu ibanga, nawe uzagenda ugurishe n'undi muntu nanone mu ibanga, kuko ntabwo azaba azi uko wawuranguye. Rero impamvu natekereje iyi myenda ni iki ngiki cyane, ni uko aho nayiranguye nanjye ubwanjye twagiye mu biciro, nyigura kuri make ndamwungura, nanjye ninyijyana ndagenda nanjye nyicuruze ku yandi mafaranga, nabo ubwo batazi uko nayiranguye. Kandi ku munsi nzamenya ngo ncuruje imyenda 50, kandi umwenda umwe ngiye nungukaho amafaranga 500 cyangwa 1000, nkamenya ngo ndungutse cyangwa se ndahombye. Utu twenda ahantu n'abandi byanze bikunze tuzakoreshwa, kuko tuzakenerwa n'ibintu bikenerwa bya buri munsi buri kanya. Niyo mpamvu natekereje ko iki kintu cyagira amafaranga. Ikindi kintu cya gatatu, ucuruza imbuto. Impamvu nazitekereje nazo inkumva nazikora. Imbuto ahantu muri karitsiye, cyane cyane ahantu tuba turi, ntabwo tubona ahantu twarangurira imbuto. Ariko iyo ugiye nka Nyabugogo kwa Mutangana, uragenda ukarangura imbuto ushaka ukazijyana hirya iyo aho iwanyu, ntabwo baza aho zijya kurangurirwa, bategereza abazizana cyangwa se aho igiti cyeze. Byanze bikunze ngewe ningenda nkazicururiza muri karitsiye ahantu ndi, kuko batazi nkaho naziranguye. Nzazigurisha uko nshaka nkurikiye ya nyungu yanjye, kuko batazi uko naranguye za mbuto. Urugero, nindangura amatunda kuri 500, ninde uzamenye ko naranguye amatunda kuri 500? Ninjya kuyatanga nanjye nzatanga kuri 700 cyangwa se 800, kuko batazi uko nayiranguye. Kandi izo mbuto nzi neza ko zizagurwa. Bitandukanye nuko najya gutegereza igihe igiti kizerera, nzajya nzirangura buri munsi kandi nzicuruze. Imbuto ni ikintu gikenerwa buri munsi, kuko ibintu bijyanye no kurya cyangwa se kwambara ni ibintu bihora bikenerwa buri munsi. Mwabona natekereje ikintu. Rero izo mbuto nazo nincuruza ibiro 10, narangura ibiro 20, nzamenya ngo uwo munsi ndungutse cyangwa ndahombye. Urumva, ni ku munsi ndashaka inyungu zanjye za buri munsi, menye ngo ku munsi nkoreye ikindi aya ngaya. Ibyo bintume bintera ishema zo kuba nakomeza business yanjye. Ikintu cya kane, business ya kane wakora ni ugucuruza imyaka. Aruzi ko imyaka ubu tuvugana, umuntu ucuruza ibintu byo kurya ni ufite agaciro, kuko inda buri kanya irashaka kurya. Ubwo nsigaje ikintu kimwe kugira ngo mbabwire umushinga cyangwa se business ngiye ubwanjye niyemeje gukora, ariko ntarawujyaho. Reka twikomereze kuri ibintu byo kurya. Aruzi ko ibintu byo kurya buri muntu wese aba bikeneye, buri rugo buriya ruba rukeneye ibiryo. Ahantu umuntu wese ari akeneye guhaha, kandi ahantu hari hose barahaha. Rero ibiryo, kuko guhinga abahinga baba ari bake, ibiryo nabyo bigacuruzwa. Buriya umuntu ucuruza ibintu by'imyaka abona amafaranga ku munsi, ukamenya ngo curuje ibi nungutse ibi bitewe n'ibyo waranguye, ariko bizwi. Uba wanditse ukavuga uti ndanguye ibi ku gishoro gitoya cyane. Ubu se ahantu waba uri hose, waba uri i Kigali, waba uri mu ntara, ahahandi mu cyaro nabo barahaha. Narababwiye ngo mbere yo gutangira umushinga, banza ureba abantu bazaguhahira mbere ya byose, ubone kujya guhakorera. Ibintu by'ibiryo aho wajya hose ibiryo bizagurwa. Nk'ubu urugero, niba ibishyimbo bigura ikiro kigura 5, byanze bikunze no burengerazuba n'uburasirazuba urasanga niba atari 5 ni 3. Urumva ko turenda kuba twegeranye hafi aho ngaho. None se nucuruza imyaka utazakugurira niye, ntabwo bazavuga ngo turagombera umukira runaka, kuko buri muntu wese aba akeneye kurya. Rero business yose wakora ku munsi ukavuga uti mbonye amafaranga, uzayikore. Rero kora subscribe nkubwire ikintu nahisemo muri ibi ngibyo. Weho muri comment andika, ari weho muri izo business nkubwiye urumva wakora iyihe.
wambwira business wahisemo muri izo ngizo nkubwiye. Iyi business nye maze gukubwira, ariko hari ya gatanu ngiye kugushishikariza, ariyo nanjye nakoze n'undi wese wenda akabitekereza, hakaba ndababwira n'ubuhamya bw'umuntu wanayitangiye. Ariko nkubwize ukuri business zirahari. Iyi business njye ubwanjye nta minsi ngaho iri bushire ntatangiye kuyikora, kandi business nziza cyane ye nkuteye amatsiko. Natangiye nkubwira ngo hari business igihe nahisemo, none muri izo ngizo weho wahitamo iyihe? Ngiye kubabwira gastori, akantu gatoya kabayeho katumye noneho numva ko ndushijeho no kuyikunda. Narayikundaga cyane, ariko noneho byatumye mbasha kumera amababa, numva iyi business ndayikunze, nubwo isuzuguritse ariko ni nziza cyane. Hari umuntu umwe, umuntu w'inshuti yanjye yarangije kaminuza, amaze imyaka 3 ayarangije kaminuza abura akazi. Yarakabonye, ariko akazi abonye kari ku bwa agoronome, ntabwo kamunyuraga cyane ko atabashaga no kubona udufaranga nk'uko yayashakaga. Ni amafaranga make yabonaga ari agoronome umuciriritseho hasi mu kagari. Ariko arangije aza kwigira inama, aravuga ati n'ubundi nta kazi ndi kubona, ariko icyo ngiye gukora cyose ngiye kwikorera, kuko aka kazi ntabwo aka kazi nakarambamo. Njye ubwanjye ngiye kwikorera. Yahembwaga amafaranga 120, sibyo? Yahembwaga 120. Si ibanga, abagoronome n'umuveterineri wikorera, akabona amafaranga ari gukorera ni 120, kandi amafaranga nta kintu ari kumarira. Umuntu urangije kaminuza arareba, abona ko amafaranga 120 yari umugabo ntabwo yamutungira urugo nkabashe kumutunga nawe. Arangije aravuga ati ibintu ngiye kubivamo. Arangije aragenda, ari ahantu bacururizaga amakara, noneho abantu bakazajya baza bakadandika badondeka ku tudobo. Nawe yaragiye aravuga ati uko byagenda kose nanjye ngiye kugenda mbyicareho umunsi umwe, noneho ndebe. Yarabanje kopera abagenzi uko bakora, arangije asanga imifuka 2 barayicuruza. Yagiye ari umugabo, aremera aca bugufi, icyubahiro cy'ubutenera arakireka, aragenda acuruza amakara. Byagenze bite? Ijyanye imifuka 2, yaragiye arangura imifuka 3, yaranguye imifuka 3 y'amakara, aragenda yicaraho arayicuruza. Umunsi umwe irashira. Sinamubajije ku munsi wacuruje amafaranga yawe. Uwo munsi wa mbere imifuka 3 ishize, bwarakiye asubirayo acuruza indi mifuka 3. Arangije abona inyungu ivuyemo, none yumva ko agiye kurangura indi mifuka myinshi kugira ngo aranguze b'abagenzi be bari gucuruzanya, kuko bose bajyaga kurangura inyukire bakajya kumuranguraho amakara. Yareho amakara bose bari kugenda barangura, we agira ishyaka ryo noneho ryo kugenda akazaniye, noneho akarangurira b'abagenzi be bari gucuruzanya. Uti byagenze, nta mafaranga yari afite, nta gishoro yari afite. Yaragiye agurisha agatungo k'ihene. Yari afite ihene 3 mu rugo, amaze kuzigurisha aragenda arangura amakara. Noneho sasa arangura amakara, imodoka iraza iramumenera amakara menshi. Bagenzi be bakoranaga yatangiye kugenda baranguza. Amaze kubaranguza, ubu tuvugana afite umuzamu, afite n'undi mukozi bakorana. Muri make niwe uranguza abantu muri iyo karitsiye, kandi uranguza bandi bakoranaga. Bivuze ngo kuko babanje bagakorana bose baramuzi, bazi bose baziranyeho n'iyo mikorere yose, bituma bamwiyumvamo. Ubu ni kubarangura. Afite umuzamu urarira amakara, afite n'umukozi ubasha gucuruza amakara detaye mu tudobo na hehe, nawe akayicara akajya kuyaranguza. None niyo umuntu yarangije kaminuza akaba yarabuze akazi, nako yarabonye ntagashimye, akavuga ati ngiye ngiye kwicururiza amakara, akicara ku makara. Ubu tuvugana ubwanjye yanyibwiriye ko adashobora gusubira mu kazi akariko kose atigumye mu makara ye. Nanjye nahise numva ngize ishyaka ryo gucuruza amakara. Waruzi ko amakara yagutunga wewe? Nigeze kubabwira ngo amakara asaba guca bugufi, akarinda abantu ubwiyemezi. Niba ugiye gucuruza amakara, wirinda ubwiyemezi, ugaca bugufi, ukemera ukayakora. Bona nubwo utayakora ugafata umuntu akavuga ati yiwe yakoramo umpera uriya muntu, nibyo byagushobokera. Ariko business y'amakara niyo business nahisemo, nawe nagushishikariza gukora. Business y'amakara niyo business nagushishikariza gukora. Umufuko uzawufatira 10,000 cyangwa se 12, n'utanga uzawutangira 18 cyangwa se 15, ariko ugahita ugenda ku kanya direct, utagusabye ikindi gishoro ku ruhande, utanagusabye kuko icyiza cy'amakara ntabwo apfa. Bona nubwo yamara ukwezi cyangwa nubwo yamara umwaka,
nta kintu aba, ahora ari kwa kundi. Upfa kuyarinda kunyagirwa kuko umukiriya ashobora kuza akayashaka, ntabwo yashaka yanyagirwa. Shaka iseta ahantu uri ucuruze amakara. Nzi neza ko amakara azagenda kandi ku mafaranga makeya. Amakara nicyo kintu njye nahisemo kandi nawe nagushishikariza gukora. Bisaba guca bugufi ukayakora, kuko uko byagenda kose bikurinda wirinda bwiyemezi. Abasore biragoye kugira ngo babyumve, cyangwa se inkumi biragoye kugira ngo yumve ukuntu yajya kwicara ku makara, ariko buriya ikintu gisuzuguritse cyo kiguhesha umutsima. Ushaka kubaho nuko wemera guca bugufi. Naho ukomeje ukavuga ngo reka mpore ndingyemo ntasa neza, sinakora ifu, sinakora amakara, naranyanduza iki n'ibiki, usa n'abaka kanya ariko mu kandi kanya ugakara, amazi abereyeho ikisi. Niyo business nge naguhitiramo wakora kandi yakugirira umumaro. Ahubwo se akandi kabazo k'amatsiko, ubundi ugira ngo ibyo ngibyo ndi gukubwira yabikoze mu gihe kingana gite? Uzi yuko nta n'umwaka wanashize utuvugana yarashoye ihene yagurishije, nako nta nubwo ihene yatangije imifuka 3 ubu tuvugana, arangenda agurisha uduhene 3 atugurisha 150. 150 ibyo yarashoye, ariko ubu tuvugana imodoka irazi kamene ya miliyoni 2 kandi mu gihe kitaragera n'umwaka umwe. None surambira ko ku munsi yakoraga amafaranga, afite abakozi babiri ahemba. Urumva mu gihe kitarenze n'umwaka utaragera amaze ndakeka amaze imyaka, amaze amezi 8. Niba yarabonye amafaranga muri aya mezi, urumva amafaranga ava mu makara nubwo asuzuguritse, ariko amakara agira amafaranga. Mu gihe kingana n'amezi 8 yonyine ukaba uri hejuru ya miliyoni 2, imodoka ikazi ikakumenera. Curuza amakara. Nshuti yanjye rero, ahantu uri hose muri izo business nkubwiye uko ari 5, wahitamo gukora iyihe business? Niyihe business wumva ushimye muri izo ngizo? Njye nakubwiye ko nashimye kuba nakoresha amakara. None weho ni iki uhisemo wumva ushimye ko wakoresha muri izo business ubwiye ahangaha? Njye inama nakugira, koresha amakara. Niba uhisemo kantine, genda uyikore, nayo irimo amafaranga kuko wayitangireho kandi bikenewe. Niba uhisemo gucuruza imyenda y'abana, genda uyirangure Kimisagara. Imyenda iraboneka kandi ku mafaranga makeya. Umuntu naza mwumvikane ku mwenda umwe, kuko uzi ko uranguriye 500, ugenda ugurisha 5 cyangwa 2, kuko ntago azi ukuntu uranguye. Uzabonamo amafaranga, cyangwa se akagofero, cyangwa se dufurari, cyangwa se udusogisi. Ibyo ni ibintu bitamenyekana ngo biranguye ku mafaranga ngaho, sibyo? Ikindi cya kabiri, cya gatatu, niba wese mu gucuruza imbuto, genda ujye kwa Mutangana, ugenda urangura imbuto ushaka, warangura amapapayi, warangura imyembe, warangura iki. Uriya bari abantu bacuruza babona amafaranga kuko acuruza kimwe kandi utazi ukuntu yakiranguye. Byanze bikunze, niba acuruje umwembe umwe yawuranguye amafaranga 20 cyangwa 50, wowe ukagura 300, ntabwo wapfa kumenya kuko uguze uko ubyiyumva kandi nuko wawushakaga. Ikindi cya kane, niba wahisemo gucuruza imyaka, genda muri iyo karitsiye urimo urangura ibinyanya, urangura ibitoryi, urangura ibiki, amashu. Byanze bikunze ibyo bintu abo bantu bazabikenera kuko ni ibintu bikenerwa bya buri munsi kandi bizaguha inyungu utavunitse, ukicara aho ngaho ukabikora. Waba uri umumama, waba uri umugabo, waba uri umusore, icyo waba uri cyo cyose, ikizima nuko uzagishoramo amafaranga kandi amafaranga yawe akakungukira, akaguha ayandi. Aricyo cya nyuma rero ndi kukubwira gushishikariza, curuza amakara. None ndavuze ngo curuza amakara. Amakara azaguha amafaranga kandi utavunitse, wibereye aho ubyicayeho. Amakara ntazabora, amakara ntazapfa, amakara ntazuma, amakara ntazabura umukiriya. Curuza amakara. Ndagushimiye rero ko wakomeze kubana nanjye, wizere ko wakoze subscribe. Ibiganiro nk'ibi bizajya bikugereraho ku gihe. Ndagushimiye, nakagaruka ejo cyangwa ejo bundi muzabona indi nkuru cyangwa se business runaka. Ubundi nakagaruka. Murakoze cyane. Bye.